Ngiye kubaha ikaze kuri Greenwood TV. Umuhanzi Chris Easy kuri ubu ngubu noneho agiye kurira rutema ikirere, agiye gukorera ibitaramo i Burayi. Nyuma y'umwaka abigerageza, Chris Easy yatangiye urugendo rw'ibitaramo i Burayi. Umuririmbyi Rukundo Christian yamenyekanye nka Chris Easy yamaze kugera mu mujyi wa Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, aho agenzwa n'ibitaramo azakorera mu bihugu bitandukanye bigize umugabane w'u Burayi. Uyu musore ugezweho muri iki gihe binyuze mu ndirimbo Samborera aherutse gushyira hanze, yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Ukuboza 2024, ari kumwe n'umujyanama we Junior Giti. Ni ubwa mbere agiye gukorera ibitaramo mu Bubiligi. Ni umusaruro w'urugendo rwakozwe n'umujyanama wa Junior Giti ubwo yari ari i Burayi agamije kumushakira ibihugu azakoreramo ibitaramo mu bihe bitandukanye. Chris Easy avuga ko uru rugendo rurenze gutaramira abafana be n'abakunzi b'umuziki, kuko azabihuza no kuhafatira amashusho ya zimwe mu ndirimbo ze no gusabana n'abafana ndetse n'abakunzi b'umuziki. Junior Giti yabwiye Inyarwanda ko bagiye gukora ibi bitaramo bibanze cyane ku mijyi isanzwe ibarizwamo Abanyarwanda. Agira ati "Ni byiza ko nka manager wegera abasanzwe gutegura ibitaramo mukavugana, aho kugira ngo babe ari bo bagusanga, kuko kenshi iyo bagusanze baraguhenda." Uyu mugabo washinze Giti Business Group yavuze ko kugeza ubu imijyi bamaze kwemeza gukoreramo ibitaramo ari Paris mu Bufaransa, Bruxelles mu Bubiligi, Hanover mu Budage, Warsaw muri Polandi. Muri Kanama 2023, Chris Easy yatangaje ko afite ibitaramo mu Bubiligi byari kuba ku wa 2 Ukuboza 2023, ariko ntibyabaye. Ni ibitaramo yerekanaga ko byateguwe na sosiyete y'umuziki ya Akiwacu Events. Biriya bitaramo ntibyigeze bibaho kugeza ubwo Chris Easy n'abashinzwe kumufasha mu muziki batangiye ibiganiro na Team Production yo mu Bubiligi, ari nayo yamufashije kuba agiye gutaramira mu Bubiligi no mu bindi bitaramo azakorera hirya no hino. Ibitaramo bya Chris Easy bizatangira kuba ku wa 14 Ukuboza 2024 mu Bubiligi. Mu gihe kwinjira ari amayero 30, 40 ndetse no mu myanya ya VIP aho wishyura amayero 50. Bugingo Boni cyangwa uzwi nka Junior Giti avuga ko yagiranye amasezerano y'imikoranire na sosiyete y'umuziki ya Team Production isanzwe ifasha abahanzi nyarwanda gukorera ibitaramo bitandukanye mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'u Burayi, kugira ngo bazamufashe gutegura ibi bitaramo bya Chris Easy. Iyi sosiyete niyo yafashije umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi gutaramira ku nshuro ya 2 mu Bubiligi. Nabo bafashije Aline Gahongayire wamamaye mu ndirimbo Ndanyuzwe gutaramira bwa mbere i Bruxelles. Nabo kandi bafashije Bruce Melody n'abandi bahanzi bamaze gutaramira muri biriya bihugu mu bihe bitandukanye, ahanini bagamije gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'umuziki w'u Rwanda. Chris Easy ni umwe mu bahanzi w'umunyarwanda ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Yatangiye muzika nyarwanda akora injyana ya hip hop, nyuma aza guhindura ajya mu njyana zigezweho, yamaze kwandika andi mateka. Mu bahanzi b'Abanyarwanda banditse amateka, indirimbo ye Inana yarebwe n'abarenze inshuro zirenze miliyoni mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa.